Amateka yose yaranze u Rwanda rwa gihanga kuva ku ngoma ya cyami kugeza uyu munsi kuri Repubulika. Umuziki wabaye umuzi ukomeye washyizweho n'abahanzi baririmba injyana gakondo, cyane cyane nk'abo mu bihe byo hambere nka Rugamba Spirian, Sebanana Andre, Ngabonziza, utibagiwe na Bamakanyaga bahimbye indirimbo zubakiye ku muco, amateka n'indangagaciro z'Abanyarwanda. Uwo mwuka w'injyana ziryoheye amatwi n'umutima wakomeje kuvugururwa, ukomeza kuba umurage ukomeye ugera no mu muziki w'iki gihe. Uyu munsi uwo murage uragaragarira mu ihangana rihishe ryo mu ruhando rw'umuziki hagati ya The Ben na Bruce Melody. Aba bose bahatanira icyubahiro n'ikamba ry'umwami w'umuziki w'u Rwanda uyu munsi. Buri ndirimbo ni ubutumwa bw'ibanga, buri njyana ikaba urugamba rutavugwa bitewe n'indirimbo aba bombi basohora. Hari ikintu kidasanzwe gisa n'ubwiru butaziguye, ihangana rihishe ry'ubwami bw'umuziki hagati. Bombi bafite impano idasanzwe, ijwi ryihariye rishobora gutuma benshi bumva ko buri wese ari umwami w'umuziki w'u Rwanda. Ariko hagati yabo harakishe byinshi bitavugwaho rumwe. Buri wese aba afite ibyo avuga kuri aba bagabo bizigira mu muziki w'u Rwanda. Ikibazo kiri kwibazwa na benshi ni iki: ese The Ben wo mu bihe bya Meddy, Tom Close, nyakwigendera Jay Polly, King James na Knowless yakabaye ahanganishwa na Bruce Melody waje mu bihe wavuga ko inzira y'umuziki yari yamaze guharurwa, cyangwa wowe ubona Bruce Melody nk'umwartiste wari gukubita kurusha umuyaga nkuba mu bihe byose yari gutangiriraho umuziki? Buri wese agira uko afata n'uko abona ibintu. Utagendeye kuri Melody na The Ben, wowe ninde ubona ko ari umwami w'umuziki w'ibihe byose mu Rwanda uhereye nibura mu mwaka 2006? Mbahaye ikaze ku Nkomoko Official, umuyoboro mugari w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye utakumva ahandi. Icyo musabwa ni ugukomeza kutwereka ko turi kumwe muri uru rugendo, mukanda subscribe kugira ngo dukomeze twaguke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none. The Ben uzwi ku ndirimbo z'urukundo n'amarangamutima akora ku mutima, akunze kumvikana nk'umusirikare w'umuziki ufite ubwenge n'ubuhanga buhanitse, akurura imitima y'abakunzi be ku buryo bwihariye. Bruce Melody ku rundi ruhande ni umucyo w'igitangaza, umuhanzi w'imbyino n'umurava, ukora indirimbo zishobora gutuma abantu bose babyina, ndetse rimwe na rimwe igikundiro cye kibasiye imitima y'abakunzi b'umuziki. Hari umwuka w'ubwiru n'umwijima mu bihangano byabo, aho buri ndirimbo yoherejwe ku mugaragaro igenda isuzuma ubushobozi bw'undi, bikaba bigaragara mu magambo y'indirimbo zabo, mu ruhurirane rw'amajwi, ndetse no mu buryo abakunzi babo babakurikira ku mbuga nkoranyambaga. Abakunzi b'umuziki nubwo batabivuga kenshi, bategereza igihe kimwe bazabona umwami w'ukuri, ariko kugeza ubu ibi biracyari amayobera. Buri wese afite abafana b'inyangamugayo bategereje kugira uruhare mu guhitamo. Ni ihangana rihishe, ritagira intwaro, ariko rikora ku mitima y'abakunzi b'umuziki w'u Rwanda, rikomeza gutera amatsiko, ubwoba bworoheje n'icyubahiro cyishe mu buhanga bwa buri muhanzi. Ubu ni ubuhangange bw'umwijima n'uburanga bw'amarangamutima, aho buri ndirimbo iba intambara y'ibanga hagati y'abahanzi bombi, kandi abakunzi b'umuziki bakomeje kuba abatangabuhamya b'irihanganira ry'icyubahiro. Nta gihe kinini gishize igisa n'ihangana hagati y'aba bagabo babiri gitangiye uhereye mu bakunzi babo bakunda kubagereranya, ariko noneho byageze mu itangazamakuru. Bruce Melody avuga ko ari we muhanzi wa mbere mu Rwanda, anavuga ko The Ben na Meddy ari abanebwe mu muziki. Gusa inkundura ihita igarukwaho hagati ya The Ben na Bruce Melody, kuko Meddy we yahisemo gukomereza umuziki wo mu ndirimbo zihimbaza Imana. Iki kibuga Meddy yasizemo wiswe impanga yo mu muziki bishoboka ko cyabaye nk'ikimunyererana ku ruhande rw'abakunzi ba Melody, dore ko we nta kintu yigeze atangaza kuri izi critique zimuvugwaho bamugereranya na Bruce Melody. Bidatinze vuba Melody na The Ben baherutse guhura muri press conference n'itangazamakuru mu gutegura igitaramo bombi bahuriyemo ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka 2026. Bimwe mu bibazo babajijwe n'itangazamakuru byiganje cyane ku ihangana ryabo mu muziki, nta kurya iminwa. Melody yongeye kuvuga ko ari we muhanzi wa mbere mu Rwanda, noneho imbere ya The Ben wamenyekanye ku izina rya Tiger B. Kera kabaye rero umunyarwanda ati ugusuriye ntumwishyure akwita ikiburanyo. Sintukanye ni umugani w'ikinyarwanda twarazwe n'ibisekuru byatubanjirije. The Ben nawe mu kuvuga kuri iki kintu nyuma y'imyaka mike ishize, mugenzi watangaje ko ari we wa mbere mu Rwanda. The Ben yagize ati yiyise number 1 muri game, ariko nge am one of kind. Aya magambo arakomeye cyane kurenza uko bitekereza. Nko muri politike, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuvuga ko zikomeye kurusha ibindi bihugu ku isi, ariko nka Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya ashobora kuza agira ati twe turihariye ntitugereranywa, kandi ntimuzatugereranya n'undi wese, haba ku mugabane w'Uburayi ndetse n'ahandi hose ku isi. Kandi ubwo namaze gusobanura amagambo ya The Ben ati umugenzi wanjye yise uwa mbere muri uyu mukino, ariko nge ndi umuntu wihariye utagereranywa n'undi wese. Iyi ni imvugo ikoreshwa n'umuntu ugaragaza ko afite umwihariko udasanzwe, impano, imitekerereze cyangwa imico itandukanye n'iy'abandi. Igaragaza kwiyemera mu buryo bwiza,
kwizera no kumva ko hari icyo ushoboye abandi badashoboye. Mu mvugo irambuye bisobanuye ko nta wundi umeze nkawe kandi ko afite ikintu cye cyihariye ku buryo adashobora kugereranywa byoroshye. Ariko ndacyabaza, ninde urenze undi koko? Komenti zanyu ni ingirakamaro kuri iki kintu kugira ngo nabyo bigerageze kugenda bica impaka. Ese ugendeye ku gitaramo cyabaye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2026 cyangwa ugendeye ku biri kuvugwa abakitabiriye n'abakirebeye ku mashusho, wabonye ninde wakoze ibikomeye hagati ya The Ben na Bruce Melody? Kugira ngo icyo kibazo kize gusa nk'ikiborohera, reka nsubire inyuma gato mu mateka yabo bombi nkwibutse bike mu byaranze abo bagabo. Kuri ubu abakurikira umuziki umunsi ku wundi bamaze kumenya izina Tiger B, ariko benshi bamuzi nka The Ben. The Ben ni umugabo wamenywe n'abatari bake hanze no mu gihugu cy'u Rwanda. Avugwa kenshi n'abana, abasore n'inkumi, abasaza n'abakecuru. Yubatse imiryango itari mike kubera impano idasanzwe afite. Abamufatiraho urugero si bake, cyane mu rubyiruko rwa none. Uyu mugabo ukomeje kubica bigacika mu binyamakuru no ku mbuga nkoranyambaga. Bigaragara ko yavuze ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 1988. Yavukiye mu gihugu cy'igituranyi cya Uganda mu murwa mukuru Kampala. Ni mwene Mbonimpaja na Mbabazi Esther, kuko izina rya se riri nibyo koko tubona Imana iduha. Nawe ntiyarazi ko umwana we azandika amateka nk'ayakomeje kwandika uyu munsi wa none. The Ben yatangiriye umuziki mu gicucu cy'umuhanzi w'icyamamare, umunyabigwi muri muzika, umwanditsi w'indirimbo n'ibitabo, akaba n'umuganga Dr. Muyombo Thomas wamamaye nka Tom Close. Itaha Iwacu Bruce Melody wamenyekanye nka Bruce Melody avuga kuri Ntibihangana Gervais na Verine Muteteri. Bruce bigaragara ko yabonye izuba tariki ya 2 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 1992. Ubanza ababyeyi Itaha Iwacu bavugaga ari intsinzi yaje no kuvamo kwegukana igihembo cya Primus Guma Guma Superstar ya 8 yatwaye mu mwaka wa 2018. Ubwo yizihizaga isabukuru y'imyaka 24 y'amavuko amaze avutse, yari amaze kugera ku rwego rushimishije mu muziki, ari nabwo yari atangiye guhangwa amaso na benshi binyuze mu ndirimbo Tubivemo yabiciye bigacika mu mwaka wa 2012. Uyu muhanzi kandi yanishimiraga ko yatwaye ibihembo mu irushanwa rya Salax Award, ndetse ko yanitabiriye irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar mu mwaka wa 2014, aho yaje ku mwanya wa gatatu, naho mu mwaka wa 2015 akaza ku mwanya wa kabiri. Kuwa 21 Gicurasi 2017 nibwo Bruce Melody yerekeje muri Coke Studio. Mu biganiro bitandukanye yagiye agirana n'itangazamakuru, yashimangiraga ko gukorera muri Coke Studio bisaba kudatakaza umwanya. Ari muri Coke Studio we n'abandi bakoraga imyitozo yo kuririmba, gufata amajwi y'indirimbo, guhuza n'ababambikaga, kuganira n'itangazamakuru n'ibindi. Muri aya marushanwa uyu muhanzi yahatanye n'umuraperi Calligraph. Amakuru yavuye imbere mu bareberaga inyungu ze bavuze ko Bruce Melody mu myaka yatambutse yagiye yandikira ubuyobozi bwa Coke Studio ngo bamufashe kwinjira muri iri rushanwa, ariko bikanga. Bivugwa ko Primus Guma Guma Superstar ya 5 yatwawe na Knowless Butera. Abateguraga amarushanwa ya Coke Studio bari mu Rwanda. Mu rurimi rw'icyongereza bazengurukije mikrofone baganiriza bari bitabiriye icyo gitaramo, babaza umuhanzi ukunzwe mu Rwanda. Benshi mu bo baganiriye bahurije kuri Bruce Melody icyo gihe. Bruce Melody yaje guhamagarwa muri Kenya na Coke Studio, ariko nawe atabyumvisha ko bishoboka. Coke Studio Bruce Melody yanyuzemo ni inzu ikomeye ku isi itunganya umuziki, yashinzwe na Coca-Cola, ikompanyi izwiho gukora no gucuruza ibinyobwa bitandukanye. Yakoranye n'abanyamuziki bakomeye bo muri Afurika nka Vanessa Mdee wo muri Kenya, Patron King, Flavour na Yemi Alade bose bo muri Nigeria, Eddy Kenzo wo muri Uganda, Sauti Sol na Bahati bo muri Kenya, Kiss Daniel n'abandi batandukanye. Iyi studio kandi yatumiye abanyamerika bakomeye nka Neo, Chris Brown, Trey Songz n'abandi benshi. Tom Close twamufata nka marayika watumwe kuri The Ben ahagana mu mwaka wa 2007, akamuyobora mu mucyo ashoboye ari wo muzika. The Ben yinjiranye amavuta ubwo yinjiraga mu muziki mu mwaka wa 2008, azafata ubutari kuri uruvugiro mu njyana ashoboye ya R&B na pop. Mu mwaka wa 2008 mu gihe benshi binjiraga bagahabwa igihembo cy'umuhanzi ukizamuka mwiza, The Ben wese ko byagenze yaje akubita bangura kurusha umuyaga nkuba. Byagaragaje ko yazamutse mbere yo gutangira nk'uko ubwo yahabwaga igihembo cy'umuhanzi w'umwaka mu njyana ya R&B mu bihembo bya Salax Award. Yakomeje kwegukana iki gihembo kugera ubwo mu mwaka wa 2010 yahagarariye u Rwanda mu gitaramo gikomeye mu byabayeho mu mateka y'umuziki wa Afurika. Cyari igitaramo cyabaye kigahuza abahanzi bakomeye muri Afurika ku isi baje gusurutsa bari bitabiriye igikombe cy'isi. Cyari kibereye bwa mbere muri Afurika. Inyota y'iterambere yakomeje kumwogoga, yemera kujya gukama inka nk'uko itsinda ry'abasore bamamaye muri Bigomba Guhinduka babivuze. Byabaye mu mwaka wa 2010 ubwo umuziki wari utangiye kuryoha kubera impirimbanyi zawurwaniye. Ku ruhembe rw'iburyo hari The Ben, ku rw'ibumoso hari Meddy. Ku isonga hari abahanzi bose bakunzwe mu gihugu cy'u Rwanda no hanze. Maze nararibonye mu gutegura ibitaramo zitegurira igitaramo abanyarwanda baba hanze, by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari igitaramo cyari kiswe Urugwiro. Ubwo igitaramo cyari gihumuje impanga mu muziki w'u Rwanda, Meddy na The Ben baje kubura kuko bari bamaze gushaka uko baguma muri Amerika ntibahite bagaruka mu Rwanda. Byari ibihe bidasanzwe mu ruganda rw'imyidagaduro nyarwanda, havuzwe bitari bike. Ntibyari byoroshye kuko The Ben umwana wo mu mashyo yagombaga gukama inka.
Meddy umwana ryarasharuro agakama inka ariko intsinzi igataha i Rwanda. Intambwe yasaga no kuyoba ikayobora benshi ku ntsinzi n'ibyari igitutsi bikabera umugisha benshi. Niko byagenze. Aba bagabo nubwo batigeze bari ku muziki ariko baguye ikibuga cy'imyidagaduro. Indirimbo zari zarahogoje benshi n'isoko ry'umuziki bararifashe, dore ko icyo gihe YouTube uwayivuga yabaga amayobera matagatifu. Kuri radio na televiziyo havagaho The Ben, hakajyaho Meddy, ibiganiro by'imyidagaduro ari bo bavugwaho gusa ku kigero cyo hejuru. Aba bakimara kugenda ku kanya, impano zari zihishe zahise zijya hagaragara. Radio zerekeza mikrofone kubo zibasha kubona hafi. Nibwo Tom Close wazamuye The Ben yasigaye ku ntebe y'ubwami. King James na nyakwigendera Jay Polly nibo basigaye ku ruhembe rw'umuziki. Ngira ngo iki gihe Tayi Wacu yari akibera i Kanombe yirira ibiryo by'ababyeyi ari gucunga ikirere aho cyerekeza. Umwanya bari barafashe aba bagabo babiri mu myidagaduro yo mu Rwanda barwanirwaga na benshi. Ntibyatinze Lick wari inkingi ya mwamba yafashe rutema ikirere asanga aba basore bombi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Lick mu batunganya umuziki yari uwa mbere n'igihangano cyasohokaga kitavuye iwe cyafatwaga nk'igiciriritse. Ibi byahise bihinzu zari ziri hafi umwanya n'abatunganya umuziki bariyongera biyerekana byo kwiyamamariza umwanya w'uyu mugabo. Hashize igihe gito K8 Kavuyo wari mu imbere mu njyana y'umujinya y'ubutumwa hip hop nawe ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byahaye umwanya abaraperi batari bake abaje baririmba nkawe n'abakundana mu byamamare bari muri kakaravu. Impanga mu muziki The Ben, Tiger B na Meddy, Lion King bakaba baramenyanye kera mu itsinda ryitwa Justified. Mu kinyarwanda ugenekereje ni itsinda ry'abarenganuwe. Aba barenganuwe baje kuvamo ibyamamare bikomeye birimo aba bombi wongeyeho n'abatunganya umuziki bazwi nka Lick na Nicholas. Lick amaze kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise yihuza n'utunganya amashusho Cedru bakora label yanditse amateka yitwa Press One yakorewemo ibihangano bidasanzwe by'abahanzi b'abahanga The Ben, Meddy, K8 Kavuyo na Princess Priscilla waburiwe irengero mu muziki nyarwanda. Mu mwaka wa 2012 nibwo Bruce Melody yatangiye kugaragara ku rubyiniro rwa Primus Guma Guma Superstar atarushanwa ahubwo afasha abandi bahanzi bahataniraga igikombe mu bijyanye n'amajwi. Umwaka ukurikiyeho wa 2013 uyu muhanzi ntiyongeye gukora aka kazi ahubwo yahise atangira kugaragaza inyota yo guhatana muri irushanwa. Umwaka wa 2014 nibwo yashyizwe mu bitabo bya East African Promoters itegura irushanwa nk'umuhanzi witabiriye irushanwa bwa mbere. Mu mwaka wa 2018 nibwo yaje kwegukana iri rushanwa rya Primus Guma Guma Superstar ryari ryabaye ku nshuro ya 8. The Ben amaze gukorana indirimbo n'abahanzi benshi bo mu Rwanda no mu karere. Bamwe mu bahanzi bakoranye indirimbo n'uyu muhanzi reka nkwibutse bake mu bahanzi y'u Rwanda. Uwa mbere harimo Diamond Platnumz wo mu gihugu cya Tanzania bakoranye indirimbo yitwa Why yakunzwe cyane. Ari kandi Otile Brown wo muri Kenya bakoranye indirimbo ebyiri nk'iyo bita Can't Get Enough na Korokoro. Hari Shiba Karungi wo mu gihugu cya Uganda bakoranye indirimbo yitwa Binkorera nayo yakunzwe ku rugero rwo hejuru. Hari Remana Makura wo mu gihugu cya Uganda bakoranye indirimbo yitwa This is Love. Hari kandi itsinda rizwi nka B2C buryo mu gihugu cya Uganda bakoranye indirimbo No You Know Life. Iyi ni collaboration yakunzwe mu karere. Abahanzi bo hanze bakoranye na Bruce Melody harimo nka Shaggy wo muri Jamaica, indirimbo When She's Around, Funga Macho, ubufatanye bw'imbaraga z'umuziki wa Afrobeat n'imiziki ya Caribbean. Hari kandi Joe Boy mu gihugu cya Nigeria, indirimbo Beauty on Fire, aho Bruce Melody yafatanyije na Joe Boy mu ndirimbo iri kuri album ya Colorful Generation. Bien-Aimé Balaza wo muri Kenya wahoze muri Sauti Sol, indirimbo Iyo Foto ni umushinga bafatanyije kandi wamamaye cyane muri aka karere. Hari kandi Black Diamond wo mu gihugu cya Afrika y'Epfo, indirimbo Nicki Minaj ku bufatanye na duo yo muri Afrika y'Epfo iboneraho umudiho wa Afropop n'amapiano. Hari kandi Eddy Kenzo mu gihugu cya Uganda, indirimbo Nyora ku bufatanye n'umuhanzi mukuru wo muri Uganda. Iyi ni indi shusho y'uruhare rwe mu muziki wa Afrika y'Iburasirazuba. Bruce Melody na The Ben nta ndirimbo n'imwe barakorana. Indirimbo bari bavuganye gukorana ntiyakozwe. Mu gihe Melody we yavuze ko yakoze ibyo yasabwaga byose, The Ben ntabikore. Nyuma The Ben yavuze ko icyo gihe yakinaga na producer Man Reed, umukino akunda cyane. Uyu ni nawe ugombaga gutunganya iyo ndirimbo. Aba bombi bamaze guhurira mu gitaramo gisoza umwaka kigatangira undi cyabereye muri Bekari na ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2026. Ese ko bitabiriye cyangwa se ababirebeye ku mashusho mwabibonye gute? Isesengura ryanyu ni irihe? Iri hangana rishobora kumera nk'irihora mu bafana ba Cristiano Ronaldo na Lionel Messi, abakinnyi bayoboye uruganda rw'umupira w'amaguru imyaka myinshi kurusha abandi mu isi, ariko aba nabo bateje impaka mu isi ku kijyanye n'ubuhangange bwabo n'uwabarusha undi mu kibuga. Ku mbuga nkoranyambaga zikoreshwa cyane nka YouTube, Bruce Melody akurikirwa n'abarenga 860, mu gihe The Ben akurikirwa n'abarenga 550 kugeza magingo aya. Kuri Instagram, Bruce Melody akurikirwa n'abarenga 1,200,000, The Ben agakurikirwa n'abarenga 1,000,000 irengaho gato. Ku rukuta rwa Facebook, Bruce Melody akurikirwa n'abarenga 385, mu gihe The Ben nawe akurikirwa n'abagera ku 683. Ngayo nguko mu magambo akomeje kugarukaho n'ibitangazamakuru byinshi byo mu Rwanda. Hari abavuga ko mu gitaramo cyabaye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2026
cyasojwe Bruce Melody agaragaje ubuhanga budasanzwe. Abandi bakavuga ko The Ben yatangiye kuririmba abafana batangiye gusohoka, akavuga ko nibaramuka basohotse baba batemera Imana. Ibi nabyo bikaba bigaragaza ko bamwe mu bafana bagaragaje ko ari intege nke imbere ya Bruce Melody kuri The Ben. Njye ntabwo ndango ncimaka uru rugamba rw'aba bagabo babiri, ariko nanone bisa nk'ibisanzwe ushatse kurwishoramo nk'ibyo ndi kubona hano hanze aho kuri social media wakwisanga ruguciye amazuru. Nkaho bidahagije kandi ibishobora kurangira ukoresheje amarangamutima bitewe n'uwo wiyumvamo cyangwa se ukunda indirimbo ze kurusha undi. Ariko reka nanjye ndusoreza, biracyari amayobera n'urujijo kandi aba basitari bombi kubagereranya ufata umwe ushyira ku mwanya wa mbere byaterwa n'impamvu shingiyeho, ariko nanone bikajyana n'amarangamutima ubafitiye bombi. Ariko ntaragenda ninde urusha undi kuri wowe, impamvu ni iyihe? Nkuko nabitangiye muri iki kiganiro, wirengagije abahanzi baririmbye n'abaririmba gakondo. Mu baririmba cyangwa baririmbye umuziki ugezweho, ninde muhanzi w'ibihe byose mu Rwanda, yaba hagati y'aba babiri cyangwa se n'abandi basigaye ku ruhande? Comment zanyu ndazishaka. Aha ni ku Nkomoko Official. Njye nk'ibisanzwe nibigira banga ati ndabashimiye, mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.